Yesu ashimwe. Yesu ashimwe, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana iduhane umugisha hamwe bene data. Imana ishimwe cyane ko yongeye kunshoboza ngo nze tuganire ku by'ubu bwami bugana mu ijuru, ku bw'ubu bwami bw'ijuru tumara amaze tujye mu ijuru. Hanyuma rero mperutse gutanga ubutumwa buvuga ko irangamuntu koranabuhanga atari ikimenyetso cy'inyamaswa. Kiriya kimenyetso 366 cyo mu byahishuwe 13 ko atari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Abantu benshi twabyumvise kimwe, tubyumva kimwe, ndabizi ko murabisobanukiwe cyane. Imana ishimwe. Ariko hari n'abandi batabyumvise gutyo. Hari abandi batabyumvise gutyo, bagiye babaza ibibazo binyuranye, bashyiraho za komanteri zinyuranye, nubwo ari bakeya, ariko nabonye ntabirengagiza. Imana ishimwe ko mbonye kano kanya kugira ngo nsubize ibyo bibazo mwagiye mubaza, cyangwa se ngire icyo mvuga kuri izo komanteri mwavuze. Imana iduhane umugisha hamwe. Tubanze dusenga Imana. Ndagushimye Imana, ndagushimye ko ukunda umurimo wawe, kuko niwe wawupfiriye urawuzukira. Nta muntu wakunda umurimo wawe kurenza uko ukunda mwami. Twe turakumvira tukavuga kuko wemeye kutugirira icyizere kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki natwe tuvuge, nanjye ndi muri abo ngabo ubiherwe icyubahiro. Ntabwo nashobora kuvuga uko bikwiriye, nta nubwo nasobanura uko bikwiriye, ariko ndakwinginze umwuka wawe wera Mana asobanurira abantu bawe, ukomeze kutwigisha kugira ngo twe kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Urakoze, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane ko nongeye kubona uyu mwanya, ni ukuri Imana ibiherwe icyubahiro. Hanyuma rero nk'uko nabivuze, ndavuga ku bibazo bikeya nagiye mbyegeranya bijya kumera kimwe. Ntabwo ari benshi cyane bagize bino bibazo, ariko abo ari bo bose ni ab'umumaro mu maso y'Uwiteka, kandi nanjye ndabashimira cyane ko mwafashe umwanya mukumva ubutumwa bwiza kandi mukanandika mukavuga icyo mubitekerezaho. Imana iduhane umugisha hamwe rwose. Hanyuma ndahera kuri uyu nguyu wavuze ngo nindeke gutinya akarengane. Ati ibyo uri kubivuga kubera ko uri mu gutinya akarengane. Ndashaka kubabwira yuko bene data ntabwo ndi gutinya akarengane. Ntabwo ndi gutinya akarengane kubera ko irangamuntu koranabuhanga twebwe hano iwacu nta kibazo tuyifiteho. Ahubwo njye natangiye kubyumva, mbyumvise abo mu Rwanda n'abo mu Bwongereza arimo barimo babivuga, kuko nibwo birimo biza. Twebwe hano iwacu bimaze igihe, ariko nta muntu bigeze bahatira kuyifata. Ntabwo ari ikibazo rero, nta nubwo nigeze numva hari abantu babi kubivugaho, kubera ko harimo n'abatazi ko binahari. Ikindi kandi ntabwo dukoresha ijambo ngo irangamuntu koranabuhanga, kuko twe nta rangamuntu tugira, nta rangamuntu dukoresha. Ikintu navuga nk'irangamuntu ni uru rupapuro rwo gutwara imodoka, nirwo navuga yenda ko ari nk'irangamuntu, kuko ni urupapuro rukomeye. Ni ukuvuga ngo ibindanga byose, umwirondoro wanjye, ubuzima, ibijyanye no kugira ngo njyewe uwo ndiwe, biba birimo hangaha mu irangamuntu yanjye, mu rupapuro rwo gutwara imodoka, muri perimi. Ni ukuvuga ngo biba birimo ahangaha. Rero iyi perimi yanjye turayifite mu ikoranabuhanga. Nshobora kutafata kano gapapuro rwose sinkagendane, simbe nkafite, ariko bikaba biri muri fone yanjye. Ikindi cya kabiri, urupapuro rwa banki, ikarita ya banki nayo turayifite mu ikoranabuhanga. Nshobora kutagira ino karita rwose, sinyigendane, sinyikeneye, najya kwishyura aho ngiye kwishyura mu maduka nkakoresha fone, kuko iyi karita ya banki ntayo nkeneye. Turabifite rero. Ibi ni ibyangombwa bibiri. Hari n'urupapuro ntabwo naruberetse, narwibagiwe narwo kuruzana, cyangwa se na ngombwa, agapapuro bakubaza iyo ugiye kwivuza. Ako gapapuro ugiye kwivurizaho nako turagakenera, turagakoresha. Mbese nta rangamuntu yo kuvuga ngo ni irangamuntu dufite, icyo wita ngo ni ikikuranga tugira twebwe, ni ibyo byangombwa tugira. Ibi byangombwa rero nabyo biba biri mu ikoranabuhanga, kuko urabitunga muri fone yawe. Hanyuma urumva ngiye ntabwo bamfite, kubera ko hano iwacu icyo kibazo ntacyo dufite. Bimaze igihe tuba mu ikoranabuhanga, nibyo turimazemo igihe. Hanyuma rero abanyarwanda n'ibindi bihugu byacu bidukikije, ndibwira ko buri munyarwanda wese adatunze
adatunze telefone ngendanwa, ntabwo ayitunze, ntayo afite. Niba atayifite rero, iyo rangamuntu koranabuhanga ntayo uzaba ufite, kuko igomba kwitwa gutyo ngo ni digital ID, kubera ko nta kintu gifatika uba ufite ubu uyifite muri iryo koranabuhanga nyine, muri za telefone se, muri za tablets n'ibindi bindi bitari ibintu bifatika mu ntoki, utagomba kuba uyifite mu ntoki. Rero nkumva ko nta kintu giteye ubwoba mwari mukwiye kugira, nta gihari. Ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ndongeye mbisubiyemo. Impamvu ndaza gukomeza nzisobanura ukuntu atari ikimenyetso cy'inyamaswa. Nari nkivuga kuri uriya wavuze ngo mfite ubwoba, ngo niyo mpamvu ndi kubivuga. Nta bwoba mfite, nta bwoba bunteye, njye ntacyo biri kunkoraho, nta kiri kuvugwa hano iwacu, ntabyo turimo kuvugaho, ntawe bahatira, ni uburenganzira bwawe, ukoresha icyo ushaka. Ubwoba bwo ntabwo mfite pe. Icyo kirarangiye. Icya kabiri, bene data, hari uwavuze ngo niba bazatubuza kugura bakatubuza kugurisha, ngo ubwo ngubwo nyine ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Iki ndashaka kukivugaho nacyo, bene data. None se mwibagiwe koko pe, twibukiranye mu gihe cy'urukingo rwa COVID-19, ntabwo wabashaga kujya kugira icyo ugura, no kwa muganga ntabwo wabashaga kujyayo, n'akazi baratwirukanye. Ngenda ndashaka kubabwira ko urukingo rwa COVID-19 ntabwo narwiteje. Kubera iki? Kubera ko Imana yarambujije kurwiteza, irabinsobanurira. Ruriya rukingo rwa COVID ngiye nari mbizi neza ko nagomba kurwiteza, kuko Imana yambwiye ibyarwo. Nabivuze kuri Maramaza. Narababwiye ngo dutegewe kunda, kandi koko twari dutegewe kunda. Abantu biteje urukingo rwa COVID ni ukubera ko bari bafite ubwoba yuko nibatarwiteza baramwirukana ku kazi. Cyane cyane rwose barakwirukana ku kazi, nta kintu ushobora gukora utabashije kwiteza urukingo rwa COVID-19. Hari uwambwiye we ati no kujya mu modoka ntabwo wabashaga kujyayo. Njye akazi narakaretse, akazi naremeye ndakareka. Kubera iki? Kuko nanze kwiteza urwo rukingo. Rero bene data, tube maso. Hari umupasiteri niyumvise arimo avuga ngo nubwo kaba ari akamashini ngo nta kibazo, ngo we yakemera bakakamushyiramo, ngo akagura akagurisha agakora ibyo agomba gukora, ngo akamashini ntacyo bimutwaye, ngo n'ubundi basanzwe babagenzura, ngo bakamushyizemo ntacyo bitwaye. Njye ntabwo ari uho ngaho mpagaze. Ntabwo ndi kubabwira ngo nimufate irangamuntu koranabuhanga ngo kubera ko ntacyo bitwaye, ngo n'akamashini nikaza muzemere bakabashyiremo. Oya, ikintu kijya mu mubiri w'umuntu ni ukwitonda. Ikintu kijya mu mubiri w'umuntu ni ukwitonda. None se aho nababwira ko bifite ikintu gikomeye cyane ku bintu bajya mu mubiri w'umuntu, muyobewe yuko umuntu w'umugabo ari umugabo, babatera inshinge, niba ari inshinge babatera, nimba ari ibinini babatera, nimba ari imiti babaha ya bwoko ki, akamera amabere, kandi yari umuntu w'umugabo, akamera amabere manini rwose, akagwa amabere akaza. Umuntu w'umugore bakamuha imiti, akamera ubwanwa bukaza, nk'ubu mukabona ubwanwa bwaje. Si imiti se baba babahaye? Ijwi rikaza, niba ari umugore akavuga nk'abagabo, niba ari umugabo akavuga nk'abagore, kubera imiti baba babateye. Ibintu bijya mu mubiri w'umuntu mujye mwitonda, mujye mubyitondera ibintu bijya mu mubiri w'umuntu. Njye ntabwo ndi kubabwira ngo n'akamashini nikaza ngo muzagafate. Oya rwose, njye ntabwo ariho mpagaze. Ndi kubabwira ngo irangamuntu koranabuhanga ntakitwaye, kuko nyine ntakitwaye. Icyo ndagitambutse. Hari abandi bavuze ngo mbese ngo ko wavuze ngo ikimenyetso kizaza ngo ari uko itorero ryamaze kuzamuka, ngo ubwo ngubwo ngo cyaba kiziye iki? Ngo cyaba kiziye iki? Ngo kubera ko ngo bazarenganya abera, ngo ikimenyetso kizaba kije kurenganya abera. Ariko hari ikindi nari nibagiwe ntaragera aho ngaho. Hari undi mupasiteri nawe wavuze ngo irangamuntu koranabuhanga muyifite nta kibazo, ngo kubera yuko ngo abategetsi, ngo abayobozi b'ibihugu ngo ntabwo bashobora gukora ikintu gishobora kugirira nabi abo bayobora. Ibyo nabyo ntabwo mbyemera ngewe, kubera yuko abayobozi b'ibihugu nibo bazatoteza itorero. Antikristo afatanije n'umuhanuzi w'inyoma hamwe n'abayobozi b'ibihugu nyine, abategetsi bategeka iyi si nibo bazatoteza itorero, kandi nabo barimo batoteza itorero. Aho ndashaka guhita nkavuga yuko itotezwa ry'itorero, itotezwa ry'umukristo n'ubundi ririmo riraba. Ntabwo ari iryo ngiryo ngo dutegereje, n'ubu ngubu ririmo riraba, ariko hashobora kuzaba irirengeje noneho.
hari gutegura irengeje iryo turimo kunyuramo uyu munsi, rikaba nka rusange, itotezwa rusange. Ugasanga mu bihugu hirya no hino ku mugaragaro rwose barimo baratoteza abakirisito, barimo barabarenganya abakirisito mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara nk'aho ari rusange. Ariko ubu ngubu abakirisito n'ubundi barimo baratotezwa, ku kazi uratotezwa, ukabuzwa uburenganzira bwawe kubera ko uri umukristo, kubera ko udakora nk'ibyo barimo bakora. Itotezwaho ritari ni hehe? No mu miryango yacu, mu miryango yawe, aho dutuye abakristo barimo baratotezwa, ariko buri wese atotezwa ku ruhande rwe no mu buryo bwe no mu kigero cye, undi agatotezwa ku ruhande rwe no mu buryo bwe no mu kigero cye. Ariko itotezwa n'ubundi rirahari, turakomeza tuze kubivuga, kubera ko itotezwa riri gukorwa mu buryo bw'amayeri, mu buryo bw'ibanga, ariko ririmo rirahari. Ariko hari itotezwa noneho rero rishobora kuza kandi rizaza rwose, rirengeje iri ngiri turi kunyuramo. Imana iduha umugisha rero. Abavuga ngo abayobozi ntabwo bashobora kugira abo bayobora, ntabwo ndi gufatanya nabo, oya. Ikindi nari ngiye kubabwira ni uko itorero rizaba ryavuye mu isi, rizaba ryarazamutse. Niho kiriya kimenyetso cyo mu byahishuwe 13, kiriya kimenyetso cy'inyamaswa, inyamaswa muntu, byose turabyemera nkaho nyine ko ari umuntu ni umuntu. Yesu azaba yaramaze kuzamura itorero rye. Kubera iki ndi kubivuga? Ndi kubivuga kubera yuko iyo nyamaswa muntu igomba kubanza kugaragara, kandi iyo nyamaswa muntu, ariko reka tubisome. Reka dusome Abatesalonike ba kabiri ibice 4 tugeze ku murongo wa 9. Niho nabivuga ariko mbisoma mu ijambo ry'Imana, impamvu itorero rizaba ryarazamutse, noneho cya kimenyetso cy'inyamaswa kiriya cyo muri byahishuwe ibice 13 kikazakora ku mugaragaro. Iyo nyamaswa izagihatira abantu kugifata, ikimenyetso cy'inyamaswa. Abatesalonike ba kabiri ibice 4 ngo, reka nsome umurongo wa 4. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Urumva iki kimenyetso cy'inyamaswa, iyi nyamaswa muntu azaba arimo yiyerekana ko ari Imana. Uyu munsi nta muntu dufite uri kwerekana ko ari we Mana, ngo abishyire ku mugaragaro, abivuga ati ni njyewe Imana, ni mu nsenge, ni mu nyumvire, ni njyewe uzabagirira ibyiza, ni njye uzabagira gute. Ntawe dufite ubu ngubu, ntawe uhari. Umurongo wa 5 ngo, ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, ngo kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Umurongo wa 7 kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Amayeri ya Satani, amayeri ya Antikristo, amayeri y'iyo nyamaswa muntu arimo arakora n'uyu munsi. Nibyo nababwiye, itotezwa rirahari n'ubundi, n'ibimenyetso bye byo mu ibanga arimo arabikora. Ibyo twari turimo tuvuga bindi arimo arakora, ariko arakora mu ibanga, arakora mu mayoberane. Ariko igihe kizagera aho azakorera ku mugaragaro, ngo umubuza akuweho. Ikimubuza cyangwa se gikuweho, ni igiki kimubuza? Ninde umubuza? Ikimubuza ni itorero rya Kristo rikiri mu isi, ni umwuka w'Imana uyobora itorero ukiri hano mu isi. Igihe cyose rero itorero rikiri mu isi, igihe umwuka w'Imana ukorera mu itorero akiri mu isi, Antikristo ntabwo azakorera ku mugaragaro. Bene data, nicyo bishatse kutubwira. Niyo mpamvu mvuga ngo itorero rizabanza rizamurwe, noneho rimara kuzamurwa niho Antikristo azaza akiyoberanya, akigira Imana, akavuga ngo nibamukurikire nibagira gute, nyuma akazaza gukorera ku mugaragaro nyine akabereka ko yari Antikristo. Noneho dukomeze dusome rero ku murongo wa 8 ngo, nibwo nari maze kubivuga mfite, ariko reka mbisome. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kuzuka kwe. Uwo mugome nibwo azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka wo mu kanwa ke. Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe uzatsembaho uyu nguyu Antikristo. Yesu ubwe
niwe uzatsembaho iyi nyamaswa muntu. Azayitsembaho gute? Ku murongo wa cyenda ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Azaba ari gukora ibimenyetso, azaba ari gukora ibitangaza by'ibinyoma. Ariko noneho rero mu byahishuwe ibice 16 umurongo wa 16, ibyahishuwe ibice 16 umurongo wa 16, iriya ntambara ya Harimagedoni Yesu azayirwana. Hareruya, hareruya. Niwe uzatsembaho iyi nyamaswa muntu, niwe uzarangiza byose. Imana ishimwe cyane. Oh, hari ikintu nibagiwe rero. Ahangaha babajije bati ntararangiza nengeye kurangiza ariko nibagiwe ukavuga. Hari ikindi kibazo nari nsimbutse, barabajije bati ngo none se ngo nimba itorero rizaba ryaravuye mu isi ngo byaba bimaze ngo kandi ngo havuga ngo azahabwa kurwanya abera no kubanesha, ngo yabaje kugira gute, ngo icyo kimenyetso kizaba kije kugira gute, ngo kandi abera bazaba bavuye mu isi kandi uyu antikristo uyu nyamaswa muntu azaba aje kurwanya abera kandi agahabwa n'imbaraga zo kubanesha. Ndavuga nti ariko si koko abera ntabwo ari twe twenyine. Abera b'Imana ni twebwe, ni iri torero rya Kristo rikiri mu isi. Noneho itorero rya Kristo nirizamuka, ntabwo abantu bose bazazamuka. Hari ba bandi bibeshyaga ko ari abera ariko nyamara batejejwe, bafite ibintu by'ibyaha, abo bazasigara. Nibamara gusigara rero batagiye mu muzuko wa mbere Imana ishimwe cyane. Aba bazasigara batazamutse mu muzuko wa mbere, aba bazasigara batazamuwe se ngo kuko abazaba bakiriho ngo tuzazamurwa mu bicu, niko Pawulo yanditse. Abazaba batazamuwe rero noneho muri kiriya gihe itorero rizaba rizamutse, ariko twitwa ngo rebuca, kuzamurwa kw'itorero, bakazasigara bazamenya ikibasigaje, bazamenya ko ari ibyaha byabasigaje, batangire bihane, batangire bakizwe. Noneho ni hahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo bazakizwa n'amaraso yabo. Antikristo uyu nyamaswa muntu azashaka kubabwira ngo bafate ikimenyetso cye bacyange, kubera ko bazaba basobanukiwe neza ko itorero ryazamutse kandi yuko bo basigaye. Hari abantu bavuze ngo itorero rizazamukwa mu ibanga. None se ijambo ry'Imana ritubwira gute? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntawuzi umunsi, ntawuzi n'igihe. Itorero rizazamurwa mu gihe tutazi. N'uyu munsi itorero ryazamuka, waryama itorero rikazamuka. Ntabwo tuzi igihe itorero rya Kristo rizazamurirwa, ntabwo tubizi. N'uyu munsi n'ejo bundi ntabwo tuzi igihe. Icyo tuzi cyo ni uko turi ku minsi ya nyuma y'iherezo, mu gihe ibihanurwa ubuhanuzi bwarasohoye bitwereka neza cyane yuko isaha iyo ariyo yose itorero rya Kristo rishobora kuzamurwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero abera ni twebwe nyine n'itorero ry'uyu munsi, ariko babandi bazaba basigaye nabo bazahinduka bera muri kirya gihe, kuko bazamenya ko basigajwe n'ibyaha byabo, nabo bihane, nabo bezwe, bemere no kuzirama umubiri wabo, bemere kuwutanga, bemere kumena amaraso yabo kubwo kwanga gushyirwaho ikimenyetso. N'aba Bayisiraheli noneho, b'Abayisiraheli bazahita bamenya ko Yesu Kristo ari umwami wabo, bakaba baramubambye nyamara kandi yari umwami wabo, babisobanukirwe, bavuga ati yo Yesu Kristo burya koko yari umwami wacu, yari umukiza wacu, niwe wari Mesiya, ariko ntitwabimenye. Noneho nabo bange gufata ikimenyetso cy'inyamaswa, bange gusenga ya nyamaswa muntu, bamusobanukirwe ko uyu muntu wigize Imana, wigize umuntu mwiza nyamara atari umuntu mwiza. Kandi nawe azagera aho abiyereke, azabiyereka nyine, azabanza kubashyeshyenga abereke ko ari umuntu mwiza, abereke ko ari nk'Imana yabo, ariko nyuma yaho abiyereke ko nyamara uko yabiyeretse mbere atari ko ameze. Bazanga rero kumuramya, bazanga kumukurikiza, bazanga kumuhimbaza. Abo nabo bazamena amaraso yabo, nabo ni abera bene data, ntabwo twe twenyine. Aba nibo bera rero, nibo barimo bavugwa ahangaha mu byahishuwe nyine ibice 13 14, nibo barimo bavugwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Aba ni abera, ntabwo twe twenyine turi abera. Imana iguha umugisha wumvise ijambo ry'Imana. Rero kuvuga ngo irangamuntu koranabuhanga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo ari byo. Akandi nibutse, none se murabyibuka neza ko
mu urukingo rwa COVID-19 abantu ntibavuze ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Njye ntabwo ariko navuze, ariko harimo ababivuze, harimo abavuze ngo iyo urushinge ruriya rukingo rwa COVID-19 ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Njye nababwiye ko ntatewe urushinge rwa COVID-19, ariko impamvu itatumwe duterwa ntabwo navuga ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ntawe nigeze mbibwira. N'ibyo navuze muri YouTube mugiye mukandikamo kuri maramaza ngo dutegewe ku nda, mwakumva ibyo navuze. Ntabwo nigeze mvuga ko COVID-19 urushinge rwa COVID-19 ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ntabyo navuze. None se ababivuze noneho n'ubu irangamuntu koranabuhanga bakaba barimo bavuga noneho ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. None se ikimenyetso cy'inyamaswa ni ibimenyetso bingahe? Ko ari ikimenyetso kimwe cyonyine kizaza ari simusiga, kizaza muri kiriya gihe cyacyo nyine. Ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa ari icy'aka kanya, nta gihari, nta gihari. Urukingo rwa COVID-19 ntabwo cyari ikimenyetso cy'inyamaswa, irangamuntu koranabuhanga ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko kandi nsubiye hano gatoya mu mbabarire ngiye kurangiza hano hejuru ngo nimba ngo tutazagurisha ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Nta kintu nabonye kiraba kirengeje cya COVID-19. COVID-19 byari biteye ubwoba kandi yari isi yose, isi yose, isi yose. Ariko irangamuntu koranabuhanga ntabwo ari n'isi yose rwose. Imana rero iduhe umugisha bene data. Njye ntabwo numva nabisobanura uko byagera ku rugero rwanyu, cyangwa se ngo mbabwire ngo bemeze ibyanjye. Ntabwo nje kubemeza ibyanjye, ntabwo naza ngo mbabwire ngo mwemere ibyo mvuze, ahubwo mwemere ibyanditse mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niko kuri kandi ukuri niko kuzatubatura. Iyo nza kubemeza nkabemeza ibyanjye, nari kubabwira ntimuterwe urukingo rwa COVID-19. Ni bangahe se nabibwiye kandi bakaba baranze bakaruterwa? Kubera iki? Baregeraga inyungu zabo. Rero n'ubundi turavuga pe, tukavuga, ariko buri wese akurikiza icyo umutima w'umutegetse gukora. Rero kuvuga ntabwo twabireka, tugomba kuvuga, ariko ibyo ari byo byose nyuma ni hahandi umuntu akurikiza icyo umutima we umutegeka gukora. Imana ibaha umugisha, mwumvise ijambo ry'Imana. Dukomeze dusengerane, ahubwo amaso nari mbasezeyeho mu mbabarire. Iki nari ngisimbutse kandi nanone abavuze ngo ese ngo numara ngo kubaha amaso, kubaha imboni y'ijisho, ngo niki kizaba gisigaye? Ngo mbese niba bashaka imboni y'ijisho ngo ni iki kindi, ngo ikindi bashaka kugeraho ni iki? Navuze ariko se Mana yanjye, ntabwo koko wari wifotoza nta cyangombwa ufite kiriho ifoto yawe? Nimba wari usanzwe ufite irangamuntu nta foto yawe iriho? Ifoto baradufotoye bazabafotora ku irangamuntu musanzwe mufite n'ubundi mutunze zisanzwe ziriho amafoto yanyu. Iri jambo rero icyo rishatse kuvuga ntabwo nta bundi busobanuro bundi buhishemwe imbere bene data. Reka dusome rino jambo. Imana ishimwe ko mbyibutse. Ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 6 ku murongo 22 niho bavuga iby'ijisho. Haravuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Imana iduhane umugisha hamwe. Nta bindi bisobanuro bindi byihishemo inyuma. Ngo nibagufotora bazaba sinzi icyo mwashaka kuvuga, ariko ijisho ni itabaza ry'imibiri. Ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Kubera iki se bishatse kutubwira ngo iki? Ni iki bishatse kutubwira nyine? Amaso yawe nuyereka ibintu bibi, urabugaburiye umubiri wawe wose, urabugaburiye ubugingo bwawe bwose. Abantu birirwa bareba amafilime y'inkozasoni, abantu babona umuntu yambaye ubusa bakamureba bakamugumisha ku ijisho. Ibyo ngibyo uri kwitegereza nibyo biri kujya mu bugingo bwawe. Ariko nureba ibyiza ukareba iby'umumaro, uzagaburira ubugingo bwawe iby'umumaro. Imana iduhane umugisha hamwe bene data. Ntabwo ari ukudufotora pe, ntabwo ari ukubera ngo barafotora imboni z'amaso yacu ngo baratwara ubugingo bwacu. Simbizi, ibyo ntabyo nzi ngewe pe, ntabyo nzi. Niba bashobora kugufotora agatwara ubugingo bwawe, ni ukuvuga yuko nta kurindwa kwaba kukuriho. Ariko amaraso ya Yesu Kristo araturinda. Amaraso ya Yesu Kristo niyo aturinda rwose. Njye numva ko amaraso ya Yesu Kristo yaturinze, turarindwa. Baramutse bagufotoye ijisho bakagutwarira ubugingo, haba hari ikibazo. Numva ko haba hari ikibazo. Ariko usenze Imana yakurinda n'ukuri. Nudusenga Imana izaturinda.
ibyemera ko Imana bikugeraho byakugeraho kandi wasenga Imana yanabigukuraho mwene data. Ariko kuvuga ngo ijisho ryawe ijisho yewe baradufotora pe, baradufotora kandi bazanadufotora kweri. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, ndagushimye ko nshoboje kuvuga. Ntacyo navuga ngo nsobanurire abantu bawe kuko ndi umunyantege nkeya, intege zanjye nke nizo zituma ntabisobanura neza, ariko wowe Mana kuri umunyembaraga usobanurira ubwoko bwawe kandi basobanukirwe. Urakoze mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murahirwa, murahirwa, murahirwa.